ungejeje aho wankuye, reba aho ungejeje, numva nuzuye amashimwe mu mutima wanjye, ntekereje aho wankuye, reba aho ungejeje, numva nuzuye amashimwe mu mutima wanjye, uri Mana ireba umuntu. Turongeye turabasuhuje. Mwami Yesu akomeze abane namwe aho muri hose, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, muri Tanzania, muri Congo, mu Bugande, muri East Africa yose, muri Afurika no hanze yayo, ku isi hose aho muherereye, mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kubera ko umuntu nta mahoro afite, ibyo yakora byose nta kintu byaba bimaze. Ariko hari ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ubura amahoro ni umuntu ufite ibyaha. Hari igihe umuntu yenda aba yumva akiranutse ariko akagira kwizera guke, ugasanga afite ubwoba akabura amahoro. Icyo gihe naho haba harimo akabazo. Ariko iyo umuntu yizeye Imana no mu bibazo no mu byago, arakomeza akagira amahoro, kuko aba azi ko nyuma y'ubu buzima azaruhuka, akabona amahoro adashira. Ako karakanyuzemo. Turakomeje n'igitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Iki gitabo nicyo tugiye kurebera hamwe inshamake mu tunota dukeya cyane, tukareba ibirimo ku buryo umuntu ashobora kumva iyi audio muri makeya agahita amenya uburyo iki gitabo giteye. Harimo gushidikanya guke yuko Yohana uyu wanditse ubutumwa bwiza ari umuvandimwe wa Yakobo, akaba na Yohana abana b'inkuba. Yohana yari kumwe na Petero na Yakobo, hagati muri batatu bose ari inshuti za Yesu Kristo, ari inshuti za Yesu Kristo za hafi. Kandi Yohana ubwe yiyita umwigishwa Yesu yakundaga. Ibi bikatwibutsa natwe twese ko ikintu cyangombwa cy'ukuri mu buzima bwacu ari ukumenya urukundo rwa Yesu Kristo by'umwihariko. Yohana avuga intego yo kwandika kwe mu mpera z'ubu butumwa bwe. Muri Yohana igice cya 20:31, umwanditsi yanditse ku buryo ayobora abasomye mu kwizera Kristo, umwana w'Imana, kandi mu kumwizera wabona ubugingo mu izina rye. Muri ubwo buryo kandi Yohana yanditse afasha ufite inyota yo kumenya ngo asuzume ubuzima n'inyigisho za Yesu Kristo, kugira ngo agere ku kwizera gukiza. Umurongo uzwi cyane muri Yohana ushobora kuba ari muri Yohana 3 umurongo wa 16, hariya havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo murongo ndumva abantu benshi baba bawuzi. Ubutumwa bwe bugenewe abantu bose. Inyigisho ze zifasha abantu bose. Inyigisho ze zifasha abantu bose ahariho hose.
kandi ubutumwa bwiza bwa Yohana butandukanye na bwa bundi busa synoptic. Mu ncamake, Yohana agaragaza Yesu ko ari we jambo ry'iteka ry'Imana wahindutse umuntu akabana natwe. Yohana 1:14. Nawe ni umuhamya w'ubuzima bwa Yesu, urupfu no kuzuka kwe, kandi tukabona ubwiza bwe mu guhitamo ibitangaza yakoze. Yakwandikaho Yohana yahisemo 7 bifasha usoma gusobanukirwa ubumuntu bwa Yesu Kristo n'icyamuzanye. Yohana kandi yashimangiye ku bumana bwe agaragaza ntabwo Yohana yashimangiye ku bumana bwa Yohana, nyine yashimangiye ku bumana bwa Kristo, bwa Yesu Kristo, agaragaza henshi Yesu yavuze ati ni njye, cyangwa se ni jye. Iri jambo ni jye niryo mu isezerano rya kera Imana yakoresheje kwihishurira abantu, risobanura Imana ikomeye cyangwa se Yahwe. Imana ibahe umugisha. Ubutumwa bwiza bune turaburangije. Tuzaza dukomerezaho n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tubararikire nyine kuzabana natwe kugira ngo tuzarebere hamwe incamake z'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Dukomeze kwiga dusobanukirwa, dusoma ijambo ry'Imana, kandi Umwuka Wera akomeze kubana natwe, akomeze kutuyobora. Muri iyi minsi abantu benshi bacogoye, bacitse intege, Satani ari kugenda bakamuramo ibyo kurya by'umwuka, akabashyiramo iby'isi. Natwe biradusaba gukaza ingamba, cyangwa se gushyiramo izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo Umwuka Wera ajye abana natwe buri munsi dusoma ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda. Nakushimira